Imana ishimwe ko uyu mwana wavutse yavutse ari muri ghetto ye mwana muri ghetto. Abandi bavutse ari struggle gusa ari ku mibare ya danje. Hari uwavukiye mu y'icyumba na salo agakamba kamba aho hafi. Icyumba cyari gifatanya na toilette. Niyo waguraga imbuma wenda twasaguye nka turuwasa akayitaguramo imbuma wazishyiraga no ku musego umunuko kango kinjira. Uriya mbanza nayo yarakubiswe. Ubu nanjye sigaye nitwa NYIRINZU. Kandi na madamu nawe yitwa NYIRINZU we. Mumutunga ibiganza mubwenge Imana imuhe umugisha. Kuko ntago yansize. Igihe nari ntagangaye. Frank fite itara rifite umuziki. Nimurabyumva? Mushumba umuziki uraryoha. Umuziki w'ikigini. Bese itara kandi nano hari n'irindi ryestaye mu cyumba iyo hakonje barambwiye ngo ukanda gutya akahita hazamo irindi barahagashyuha. We waruzi rya rindi nyine ukaragushyiramo. Hari irindi rizana ubushyuhe iyo hakonje mu nzu ku buryo hazamo ubushyuhe. Komera Imana amashyi. Avuga hari ijambo nibutse yatubwiye ngiye wazavuga cyane ngo yavugiye no aho ruhande kuvugira umugore n'abase hose yarahatwaye kuvuga ngo aravuga cyane akavugana ku ruhande rw'umugore ariko tuba dushaka no kumva ko nawe ahumeka tukumva impumeko ye nawe tukanezerwa tukishima. Rero turishimye cyane kubabona mwembi. Hanyuma mama pasiteri nawe nahumeke twumvishe rye hanyuma aheze mugenzi we akomereseho ariko dukomere Imana amashyi tubakira. Imana ibagire neza cyane. Ubu se mwemerera abanza n'abanza ko numva namukuza ariko ishumi yanjye ntago ntamukuza ukabisa. Noneho duheruka hano akuriwe ari hafi kumpa akabebe gasa nanjye nako nakazanye reka bagatambukane bakazane hano kuko umuziki ari mwiza. Imana amashyi rwose twakira akabebe kacu akabebe kaze ako bagise neza bacu nibakazane. Noneho reka mbuhe umwanya. Yesu ashimwe. Haleluya. Shalom shalom. Ndanezerewe mu mutima wanjye nari mbakumbuye cyane. Muri inshuti zacu turabakunda. Imana iduhana umugisha. Mperuka hano ntwite naniwe cyane. Ndashima Imana muri uyu mwanya yuko nagiye kwibaruka amahoro nkaba muzima nkataha amahoro. Murabizi ababyeyi bari ibintu n'urugendo rurerure. Ndashimiye Imana yuko navuye amahoro nkatahana n'umwana muzima. Imana yacu nihimbazwe. None se yavuge n'amazina. Murakoze cyane.
umwana yitwa niyo nshuti Shami Tracy, niyo mazina twamwise. Sheri nawe irwarize asa nande? asa na se. Imana ishimwe, ntitwabona uko tubivuga. Reka dukomere Imana amashyi tuyishimire. Noneho muranyemerera nsabe mama mushumba atambuke yegire hino na pasiteri baze basabira umugisha umwana winjiye mu nzu y'Imana. Kandi itorero ryose ngira ngo turahaguruka tumusengere kuko abageze mu nzu y'Imana. Abavutse neza naho twe baduhaga za primus mu mashereka, none wewe reka tumuhate isengesho. Reka mama Bishop asenge nanje sose. Barakoze, murabizi ko gusengera abana ni igikorwa cy'abashumba. Genda shima Imana kuko yibarutse amahoro, hanyuma umushumba arasengera umwana. Mana, turi imbere yawe mu gicamunsi cy'uyu mugoroba, twifatanyije n'umuryango wa Pasiteri Theogene na madame we kubw'igitangaza wabakoreye muri uyu mwaka. Wakoze ibikomeye batari kwikorera, warinze umubyeyi, wabanye nawe amezi 9, wabanye nawe kwa muganga agiye kwibaruka, wabanye nawe mu rugamba rw'igise cya nyuma. Urugendo rwose Mana rutari rworoheye ubuzima bwe, warahabaye umubera Imana. Niyo mpamvu nk'inshuti, itorero, abavandimwe, abumvise amakuru, ababazi, abamenye uyu muryango uyu mwanya, twifatanyije nabo tuzamura icubahiro cyawe Mana. Warakoze kubaha umwana muzima bifuzaga, uhumeka, ufite ingingo zose. Warakoze kubagura ukabaha abandi bana. Warakoze kurinda umubyeyi akava kwa muganga amahoro, ubu akaba yabashije kuza mu nzu yawe ari kumwe n'umwana wamuhaye. Icubahiro kibi cyawe Mana, ni wowe wabarinze, ni wowe wabaye mu ruhande rwabo, ni wowe wabahaye ibyo bagombaga gukenera byose kugira ngo uyu munsi babe bahagaze hano n'uyu mwana. Rero nk'inshuti, nk'umuryango, itorero ribakunda, icubahiro kibi cyawe kuko niwe wabikoze Mana. Ibi ntibijya bikora imiryango, ntibijya bikora amafaranga, ibi ngibi ntibikora ubwenge bw'umwana w'umuntu, usibye ubuntu bwawe n'ineza yawe ujya utubwira ukabasha gusetsa imiryango. Turagushimiye Mana kuko wabashije gusetsa uyu muryango wa Pasiteri. Uyu munsi ni amashimwe, uyu munsi ni ubuhamya, uyu munsi ni umunezero, uyu munsi Mwami wabakoreye ibikomeye, natwe turishimye. Duciye bugufi rero uyu mwana n'ababyeyi be, ubarindire mu kuboko kwawe no mu buntu bwawe. Urakoze, icubahiro kibi cyawe mu izina ryawe Yesu, amen. Turaguhimbaje Mana ishobora byose, tugushimiye ibitangaza n'ibimenyetso. Ni wowe utera gutwita, ni wowe utera kubyara, ni wowe urera ubuzima bwacu bwose tubugukomoraho. Mu izina rya Yesu, wagize neza kuduha umwana mwiza muzima ufite ubwenge ukomeye, ufite ingingo zose. Uyu mwana si uwacu nkatwe, ahubwo n'umwana uzagukorera, umuhanuzi wawe, intumwa yawe, muririmbyi wawe, Mwami Yesu, umupasiteri wawe, uwo wahamagaye, uwo wazanye mu isi kugira ngo avuge ishimwe n'icubahiro cyawe. Turamusengeye, tumuzanye mu rusengero Mwami, kuko Umwami wacu amaze kuvuka mu isi ngo bamuzanye nyuma y'iminsi 8 ngo aza mu rusengero, ngo umuhanuzi wawe amufata mu biganza, arashima, aravuga ngo Mwami turagushimiye kuko icyo wageneye Isiraheli tukibonye.
none mwami turagushimiye kuko icyo wazanye mu isi umuntu uje mu isi uje kuvuga imirimo n'ibitangaza byawe. Tumusabiye umugisha w'amata, tumusabiye umugisha w'ubuki, tumusabiye umugisha w'amahoro, tumusabiye umugisha wo gutera imbere, tumusabiye umugisha w'intumwa, tumusabiye umugisha w'amafaranga, tumusabiye umugisha w'umutekano, tumuhamagariye umwuka wera ngo azabe kuri we ashimwa n'Imana n'abantu ndetse agwiza imbaraga z'umubiri n'izo mu mutima. Urakoze mwami, ababyeyi ukomeze kubagirira neza kandi ubaha umugisha, amaboko yabo azahorana ifeza n'izahabu kugira ngo babone uburyo bahaza uyu mwana ibimukwiye byose kugira ngo azabyiruka gukorera agushima, azakwamamaza mu mahanga, inyenyeri ye izahore yaka, azaguhesha icyubahiro, umutima we azawunezeza iteka ryose ku bwa Yesu, amen. Urakoze cyane. Reka twongere Imana amashyi menshi tuyishimire, tuyongere amashyi. Imana niyo gushima. Tusome ijambo ry'Imana ubundi twinjire mu mashimwe anyuze muri aka kanya, ariko twabanje gusoma ijambo ry'Imana. Urwandiko Paul yandikiye itorero ry'i Korino ni urwa mbere igice cya 13 umurongo wa 8. Urwandiko Paul yandikiye itorero ry'i Korino rwa mbere igice cya 13 umurongo wa, reka dusome wa 11 twihuse. Haranditse ngo nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto, ngatekereza nk'umwana muto, nkibwira nk'umwana muto, ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Imana idufashe cyane, amen. Reka nongere subiremo uyu murongo wa 11. Haranditse ngo nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto, nkatekereza nk'umwana muto, nkibwira nk'umwana muto, ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Imana idufashe cyane, amen. Ndanezerewe mu mutima wanjye, mfite amashimwe ageze kuri 2. Icyumweru cyatambutse ubwo nari ndi hano ntago nabashije gushima Imana, ariko reka nshima Imana. Nubwo ibyo twari turimo nabwo twashimaga Imana, tuvuga imbaraga z'Imana no gukomera kw'Imana twabonye mu nzira y'umusaraba twanyuzemo. Ariko muri aka kanya munyemerere nshima Imana. Yesu ashimwe cyane. Hari ibyo wahisha n'ibyo utahisha kuko ntibyakunda. Ishimwe rya mbere umushumba yahagaze hano abivuga, ariko Imana ishimwe ko nambaye inkweto. Ntago mubyumvishije, yararishimiye, ariko Imana ishimwe abo twabanye mu rugendo rwa gisida ko nambaye inkweto. Ishimwe rya kabiri, Imana ishimwe ko ndi mu nzu Imana yampaye. Nayo mashimwe biranyuzuye, ubundi tukiganira ijambo ry'Imana. Imana ishimwe ko uyu mwana yavutse ari muri ghetto ye mwana. Muri ghetto. Abandi bavutse ari struggle gusa. Ari ku mibare ya danje. Hari uwavukiye mu y'icyumba na salo, agakamba aho hafi. Icyumba cyari gifatanya na toilette. Niyo waguraga imbuma, wenda twasaguye nka turuwasa akahita aguramo imbuma, wazishyiraga no ku musego umunuko kango kinjira. Uriya mbanza nawe yarakubiswe. Niyo wagura imbuma, kandi bari abantu bitwa ba NYIRINZU, hari no kuntu bubaka utugati. Ubundi urabizi ko dushe ibifatanye na toilette.
akahita ashyiramo imibare akavuga ati mujye mwiranja murebe aho mukarabira ya dushe akahita ayihindura gato. Urumva rero iyo dushe ifatanya n'iki na tuwarete, ubwo iyo shamburete ifatanya n'iki urumva rero niyo washyira mu mibare ukavuga ati wenda ndagura ikimena cy'inyanya ariko ngure n'imbuma umuntu ukuranga ukagira gute ukinjira. None yavukiye mu nzu ye, avuka nari narayijyamo, ibirahure nari narabibuze, muvuga ngo ni danje. Erega ibintu byose ni danje, ariko ndavuga ati sinkwigiza mu y'ubupangayi ntabanje kujya kuyimutembereza, ndayimukatisha. Noneho na cya kindi bakaramiramo nacyo cyamaze kugeramo, cyageze mu kimwe bakaraba baryana ko mbyumva. Iryo ni ishimwe ry'inzu. Ubu nanjye sigaye nitwa NYIRINZU, kandi na madamu nawe yitwa NYIRINZU. We mumutunga ibiganza mvuga ngo Imana imuhe umugisha, kuko ntago yansize igihe nari ntagangaye, ntago yankujeho ngaceho. Yaravuze ati reka dutagangarane mwana. None reka mbabwire n'akandi gashya muvuga ngo kagira inkuru. Ejo bundi naguze umuriro nyishyiramo nimero za kashipo, mbona handitsemo niyo nshuti Teuje. Ndavuga ati waginiwe nubwo udapfa ariko urazezengera. Ubundi hari ibintu Imana ikora amagini akazezengera. Imana igira ibyo igukorera igini rizezenge. Umva ndagusengeye Imana igira ikigukorera igini rigire gute. Ariko wabibwiye nk'abantu batatu ko ntacyo bitwaye, ukabwira ngo Imana igira ikigukorera igini rizezengere. Ntacyo byica, ntacyo bitwaye. Hanurira ukwegereye umubwire ngo Imana igira ibyo igukorera igini rize. Ubundi njye mba mu muhanda, akazi kanjye ni ugutwara imodoka. Hari igihe hohi gucaho idapakiye ukumva kimeze ukuntu, cyangwa bisi ya Jaguar hari igihe kudepasa ukavuga ati kambaye utwaye akavatiri. Natwe rero hari ibintu Yesu adukorera igini tukaridepasa, rigasigara rivuga ati ninde uciye aha, ni kanaka na Yesu we baratambutse. Rero data agira ibyo agukorera. Ubundi abantu dukodesha murabizi ko kizira kwimuka ku manywa, aya masaha nibwo tuba ducaho. Ndabeshye se? Ubwo uheruka kwimuka wimutse ryari? Uweho wicaye aha, ubwo uheruka kwimuka wimutse ryari? Se watibitse ku mugoroba? Tati bajyaga bambona mu ishati iteye ipasi batazi ko intebe nicayeho ziceze. Ubundi hari igihe uba ufite intebe zashaje zikanasazuruka, narabibabwiye, zisaza zikageraho zigasazuruka zigasigara zitanga umunyenga, ku buryo wicara zikitegura kubuha umunyenga utaricara. Neno ubwo rero mwebwe muba muri urwo rugo muribwiriza kuko muba muziranye nazo, ukamenya systeme wicaramo. Iyo uje uri umushyitsi rero yewe uricara ati pyu. Ubwo rero bisaba ko uguma muri iyo systeme. Niba hari bumara iminota 45, muri 15 utangira gusezera, kuko wibeshye gato zahita zigaruka. Ariko dukomere Yesu amashyi tuyishimire. Mana ishimwe, Mana ishimwe.
ariko uwo munsi nimukira mu yanjye nabwiye Sherati mubifunge mubipakire tuzimuke mu gitondo twumva uko bimera. Tugiye ya Frank uzansore vuba, uzansore ndakora, uzazane n'umunaziri, uzazane na kibonka. Ibya Yesu ni ku murongo ntugire ishyari nawe nzakubwira ubutaha. Frank afite itara rifite umuziki, nimurabyumva mushumba, umuziki uraryoha, umuziki wica igini. Bese itara kandi neno hari n'irindi ryesitaye mu cyumba, iyo hakonje barambwiye ngo ukanda gutya akahita hazamo irindi bara hagashyuha. We waruzi rya rindi nyine ukaragushyiramo, hari irindi rizana ubushyuhe iyo hakonje mu nzu ku buryo hazamo ubushyuhe. Kandi urabizi ko iyo ukodesha baza kureba puru cana imbaraga zayo kugira ngo utawumara. Rero ni wanjye. Rirapfa ntihazagira ugushuka, wenda rikazezengeraho nk'umwaka ugakomeza. Ryigeze ryataka Yesu riramubwira turandashe, ariko ikindi gihe bati ijambo Imana yavuganye natwe rirahari. Ariko haleluya, haleluya. Ubu hari na jaride. Kandi mu bintu nirwanyeho nkateramo n'umukindo urimo. Ariko mbyuka rero nanjye nkahagarara. Nakandi nari nibagiwe, ubu ni borosa nireba. Kanze tuganire ku ijambo ry'Imana. Ntasohotse, ntago mbwira madamu ngo ndebera ko karuvati irimo, none sigaye mpagarara gutya nkayireba neza ke. Iyo menya kuririmba mba nteye ikorasi, ariko byaranyihishe. Frank azajya aririmba, murabizi ko mwarepetaga ndi gucoma nimwandenganya kuri byaranyihishe. Ariko ubundi umuziki ni mwiza, indirimbo ni nziza. Wavuze ko zidutegura zigiye kwigisha, burya n'igihe muririmba mugahindura inyigisho y'umwigisha. Ubundi hari abigisha bagira inyigisho zikakaye gusa, z'ubugome gusa, irabamaze irabashishimuye. Niyo mirongo muri Bibiliya iribamo ngirabaheshe akaba ari yategura gusa. Nega ku buryo mutumira yanazukana n'umuntu w'umudanjari, mbese n'Imana ye n'idanjara nahumuye naho yicaye kajwa n'abarebera bategwa byina bikirabashishimura sa ukabona mbese yigize umuntu w'umudanjari. Ariko Frank yakubitamo na kibonke akajya atangira akanyeganyeza umutwe gake gake, ibyo gushishimura bikaza kurangira avuga ineza y'Imana. Oh haleluya. Mugomba kuririmba kugera mu rwego muhindura inyigisho umwigisha yateguye. Kandi ikintu kizakubwira ko mwamufashe, azahaguruka mbere yo gusobanura ibyayasomye abanze kwivugira ku ndirimbo, aho wicaye uvuga ati Imana ushimwe. Haleluya. Zamucaki mujye mukubitamo umuziki muwukate. Narabibabwiye buri muntu awukate uko abyumva, siko bimeze, kuko ntacyo wakora ngo unezeze abantu. Abavuga ko tubyinira mu mubiri niba bo barawuvuyemo ntukambaze. Turiya dukobwa turabyinira mu mubiri ngo bo bawuvuyemo se.
mugiye mubye n'ikimenyimenyi Imana ikunda umuziki. Ibindi byose bizahagarara ariko mu ijuru hasigara icyo bita kurya umuziki. Nicyo kizabayo n'ikimenyimenyi ngo data azaririmba. Niba ari baze ntumbaze, niba ari tanoro, niba ari zuke Geraldine niko ngo ngicyazi neza nuko Imana izagira gute izaririmba. Nanjye utagirijwe uwo munsi nzabona ijwi. Mu bintu bijya binezeza bigatuma nkumbura ijuru nuko nzaririmba. Nukuri kw'Imana nzaririmba mpagaze aho hafi. Kandi utagira ngo nukuzahagarara nugupfa guhagarara aho hafi. Narabibabwiye uzahagarara imbere bitewe n'ibyo wakoze. Kurumva ntago wahagararana na Yohana baciye umutwe. Wewe bagukandagira ati nta byiso kigira. Ubwo se uruhagarara iruhande rwe. Ubwo se urabona wahagarara iruhande rwa Stefani bateye amabuye agapfa avuga ngo manu baware ntago bazi icyo bakora. None wewe umuntu arakurya miti yonyine wibeshya umubare kandi ari we wamubwiye imibare nabi ukenda kumutera umutwe ngo uzahagarara iruhande rwe. No, ntago uzahagarara iruhande rwe. Ubwo shana wahagarara iruhande rwa Esther. Iruhande rwa Esther. Tibibaho. Umva wa mukobwa ntibibaho. Umukomantere avuze ngo Esther ubwo yageraga ibwami umwami yateguye ibintu byose byo guhereza bari abakobwa bari batoranyijwe batozwa imico yo gufata neza umwami. Ngo abandi bakobwa bakavuga ati umwami akeneye umwe natanantoranya nzagira icyo mpakura. Bakabakubita inkweto mu gitondo nimugoroba bakagaruka ngo za nkweto zashize ati zashize mutwongera izindi bagatsimba bagakubita muri mani. Bagera kuri Esther ati rega ziracyahari. None weho nitumukutumukwe kuramenye umurezi bana. Ubwo urumva uzicarana koko na Esther. Urabona gitanu sekise cya 10 ukamira. Wabona gasini gitanu gasekura. Ko none ashaka kwicara iruhande rwa Abrahamu watanze icya 10. Barakubwira ngo koma amashi ukakoma muri kamemu. None ngo urashaka kuzicara iruhande rwa Dawidi wabyinnye ari umwami umwitera ukarinda utaka nguzicara iruhande rwe. Ibyatsi wapfuye muri jaride se niba urusengero rwa rupfunze wigeze upfura ibyatsi hari wakubujije kuza ngo kuburire ari amapave. Uza ahantu uzaburi ahafi ni Kanzayire Rwandegisi. Ahafi ni Rwandegisi Kanzayire nabwo ari kubwimuwe ubundi ni Nyabugogo ku giti cy'inyoni ariko mbarizo kwegere ngo urabona uzaburi he ntacyo bitwaye ako ntacyo gatwaye wenda ntumukoreho ariko umunyeganyeze mumbarize ngo urabona uzaburi he. Haririrwano Frank abyina shati kenda gucika kibonka kauka mani guhumugisha. None ngo urashaka kuzahagarana nawe ahafi ni Rwamagana ariko zabo harigezemo. Ariko kubw'imirimo abo Bibiliya ivuga ngo bazaba bameze nk'umushumi ugurumana ukuwe mu muriro. Uzinjira nta mirimo uribemo ariko turi Rwamagana. Hazaba mushumba ujye ubabwiza ukuri. Imyanya iratanduka. Ikitazageraho ni umwuka w'ishyari kuko irabizi ko mwajombana. Umwuka w'ishyari niwe izakuramo mbere. Twamana ati na sente navuzaga koko none agiye imbere twamarana. Niyo mpamvu no mu myanya yose
ibi by'amakomite y'igihande ngo representa w'abanaziri ngo mucwe ibi biriya byose ntabwo bizajyayo, imyanya yose izayikubira, izaba perezida, ibe dirija, ibe yatone umwanya itazirirwa iharanira utanu wa disipurine w'ikinyabupfura, n'ubundi tuzajyaho tucyujuje, wowe ntawe uzaba. Tuganire ku ijambo ry'Imana, umuziki uraryoha kandi ndayishimye. Ubu nanjye mfite iwanjye, baje no kumbarura, si byo se? Nanjye na sheri wanjye n'umukobwa wanjye, ubu ngize abana 4 basa na se. Fura yakambakambye tuba muri iyo chambrette, uwa kabiri avuka badusohora mu nzu yari icyumba na salo, 2 na salo, ariko kimwe kimeze ukuntu, badusohora mu nzu gafite amezi 4. Ngira madamu ati ba wihanganye, babirunda ku muryango, ni ibiki? Twari udutebe, ibindi byo byari ukuntu. Bagera ko mukekana bati ndaje, kandi wigenda udafite ugiye babyita gutarasa. Mbacaho, madamu ntiyansiga kandi yari muto, yagenda agakina akabona barangiza akura amenyo, ariko arihangana. Umuntu aba yishyuye inzu abimenye. Hari abakristo bajya bagira ihishurirwa, abatwishyuriye inzu tuhita twimuka, kandi aho ntabwo biba bigoranye. Tubwire inyeshyamba mubana mu buvumo no mu masengesho, nizo zikwimura, kubita umutwe mukahita muca. Hari abantu kwimuka biba bitagoye. Ubu icyo gihe ikimoto cyari kitaraza, hari ibimoto ubu biri gukora akazi byimura abantu. N'inzikwirwa muri cya kimoto bikakwiramo, murakizi cy'amapine 3, inzikwirwa mukavuga ataciyeho tu. Icyo gihe ikimoto cyari kitaraza, nimuturenganya tuba tubikubise umutwe, turimuka turagenda. Noneho uwa 3 avuka amaze kuba pasiteri, narabibabwiye. Noneho turi mu y'ibyumba 2 bifatika byibuze na salo. Numva atari uko tutari twagize inzu y'agasine, numva itari nini. Naho Imana yadusanze rero, iravuga ati kuko mwihanganye, reka mbimure mbajyane mu yindi. Kandi nayo twayimukiyemo, ari umuntu Imana ikoresheje wari udusuye avuye mu gihugu cya kure. Noneho twabaga ahantu mu gakorodoro ukuntu, nubwo yari y'agasine ariko yari iri inyuma y'izindi. Noneho ahantu hameze ukuntu, nka hahandi utuye hameze. Noneho waramanukaga, ibaze rero umuntu uvuye iyo ngiyo, uvuye hanze waje n'indege, agiye ko nabona munyujije mu gakorodoro, turamanutse turakase, nkajya nyebuka nkabona arashaka gusubira inyuma, nkamubwira ngo rega ni hano, turamanuka, mba ndamwinjije. Cyagera umusatsi umuvaho, yicaye intebe ati nywe, hahita kwamira hano gutya, aravuga ati karabaye. Noneho ninyeganyega gati, n'imvura yari iguye, noneho imvura yari ikubye, imbabura babara yinjije. Mene izo nzu nta bikoni ziba zifite uteka imbere y'umuryango. Agize kwicara muri pozisiyo, imbabura biramudepashe, ibirinjiye. Yababa we, bari bateretseho amazi y'ubugari nayo, abana aramudepa, mbona bizibyuye. Ahita ambaza ngo ariko ni weho pasiteri Theogene? Ndikiriza ngo ni njyewe. Ansubirishamo 3, ni weho pasiteri Theogene? Ati wigisha njya mbona kuri YouTube? Ati menye neza yuko amahoro ntacyo apfana n'ubutunzi. Udukomeza kuriya, utuganiriza kuriya, ubayeho muri ubu buzima.
arambwira ngo shaka inzu y'ibihumbi 250 nzamara imyaka 2 nyikwishyurira akajinzemo gatwaye imyaka. Kubera ihungabana rero mitamugirira impuhwe ndamwatireka ndebe iry'itanu kandi nabwo mubwiye iry'itanu nageze mu mibare kare vuga ati leta ndebe ya 70 andi tuzajya tuyasekura. Ahita mbwira ngo nabonye ko wagize ikibazo, reba iyo ngiyo ikwishyura inzu izajya iguha ibyo kurya, mu mutunga ibiganza aho yibereye muvuge ngo Imana imuhe umugisha. Tuyimukiramo twimukana abasore 4. Ubwo iyo nayo twayibagamo dufite abasore ducumbikiye 4, bamwe hejuru abandi hasi. Tujyana niyo bwije tukubitaho umuryango ukahita ukuramo akameza, indi matora nayo ikahita ibona hijya muri salo. Kandi mbibutsa amategeko 10 yo kuryama muri salo y'icumbikiye murayazi, mvugemo nk'abiri. Rimwe irya mbere kirazira kuryama mbere y'abandi. Irya kabiri ndibabwire se, irya kabiri ni itegeko ngo ubyuke mbere y'abandi. Babwire irya gatatu se, niyo waba ufite sheri kirazira kurara uvugana nawe usakuriza abagucumbiki. Babwire irya gatatu se, zari babwira ubutaha kirazira kugenda utavomye. Kugiye gusirimba ugenda utavomye, yavome tava gusirimba ugasanga bagukuje. Babwire irya 8 se, ujye wihagarara aho ugura umuriro igihe kimwe ariko twimukana 4 ahita hikubita abandi 6. Noneho tugeze muri iyo nzu tuhita tubapakiramo. Noneho nge na sheri turicara turagana tuvuga ati koko tuzajya dutanga ubuhamya ko umuntu yatwishyuriye inzu imyaka 2 tukayirangiza nta n'ikibanza dufite. Noneho umwe akavuga ati mubirukane mujye mugirayo musagura, mbese ntago muzarya ngo mubone ni. Noneho Imana ireba ko tutabirukanye, kakazi wa muntu yajemo karangira na yanze itangiye kubakwa. Imana yitwubakiye. Imana rero iravunje. Nababwiye ko bamwe bari mu mashuri ubu tabona abantu bataje ni danje. Ubumenerivare ziri kuvuza ubuhuha, bagiye gukata kuyahiga. Nino n'imvura iteramo, yemwe bantu mwakwepye imvura mukahagera, namwe mbatiyeho umugisha. Mbatiyeho iki? Umugisha. Nashimaga Imana. Twasomye ijambo ry'Imana mitansoza nta mpamvu zo gutinda, ryanditse mu rwandiko Paul yandikiye itorero ry'Ikorinto rwa mbere igice cya 13 umurongo n'uwa 11. Havuga ngo nyiri umwana navugaga nk'umwana, nkibwira nk'umwana, nkatekereza nk'umwana, ngo ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Nakuzaniye ijambo rivuga ngo Kristo akeneye kukura. Kristo akeneye ko ukura. Kandi uretse na Kristo no mu buzima busanzwe ababyeyi tunezezwa no kubona abana bacu bakura, bagaragaza ibimenyetso byo gukura. Ako gahungu ka kabiri gakurikira imfura yanjye nakagize umukuru w'umuryango. Kuri umuryango mbitangaza abantu banzaniye bansuye mitavuga ati kandi ndagabye. Imana ni guha umugisha ujya ugaba wumva uko bimera. Mitankagira umukuru w'umuryango ariko karabinyereka. Siko niyo turi mu modoka karambwira ngo papa ngo Sofia wayibonye, ahita avuga ati kabisa uri umukuru w'umuryango. Ibintu kandi karabigendera ni fieri mu rugo, ibintu biba biri kuri gahunda. Umuhungu wanjye mukuru Ansi ni umukuru w'umuryango kabisa. Ntushobora kumubona arira. Iyo hari n'igitipe muri ibyo bitipe byakoze amanyanga ahita mundegera.
kabona koko ni umukuru w'umuryango. Imana rero Yesu akeneye ko dukura, kuko atubyara. Uyu mubyeyi madamu wanjye avuye hano aravuga ngo ababyeyi murabyumva cyane ko rwari urugendo rukomeye. Natwe Kristo atubyara, ejo bundi hari kuri Pasika twibuka izuka rye. Kuri Pasika ubundi tuba twibuka izuka rye. Imibabaro iba yabaye kuwa gatanu mutagatifu nibwo apfa, nibwo ahura n'ibise byo kugira ngo mvuke, byo kugira ngo uyu Pawulo avuke. Kristo nibwo yahuye n'ibise by'umubabaro, by'umusaraba, by'ikamba ry'amahwa, by'icumu ryo mu rubavu. Birya byari ibise, kandi ibise biraryana. Abamama barabyumva. Njya mbitegereza, iyo afatiye hagiye kwa muganga kikamucakira muri feruje, abatagira imodoka zibatwara, hari abatibika n'amaguru, ahita ahagarara, cyamurekura kongera agatibika, kongera akakaruma. Ariko natwe tubatwara mu modoka, hari igihe tubagezeyo muganga akahita amubwira ngo ubutarasi bitaro mwana, akajya ubona arimo arakata, kabona arahagaze. Nanjye aho nice nkajya bati Imana bikore. Ariko namwe mujye muvuga ko abagabo tubyumva cyane, natwe tuba twashize bana. Kristo yarababaye, niyo mpamvu atatureze bajeye, akeneye ko dukura. Sindi bwigira ngo mvuge ibya Pasika cyane, kuko ubundi hari ishusho ngero ibyabaye bishushanya Pasika bigeze kuri 6. Hariyo mu itangiriro Adamu na Eva bamaze gucumura, hari inyamaswa yapfuye kugira ngo yambike ubwambure bwe. Irya yari Pasika, cyari igicucu cya Pasika. Isaka ubwo Aburahamu yajyaga kumutamba ngo aramuboha, araceceka, byashushanyaga Kristo uzabohwa ku musaraba. Irya yari Pasika. Ngo haboneka umwana w'intama ngo amahembe afashwe mu gihuru, byashushanyaga Kristo ugihishwe mu masezerano. Reka mveyo ntaragera mu Egiputa, Yosefu ya nyamaswa yapfuye ubwo Yosefu yari agiye kwicwa, agiye kujugunywa mu rwobo. Kirya cyari igicucu cya Pasika. Hari ibintu bigeze kuri 30 Yosefu asangiye na Yesu mu Egiputa. Ubwo Imana yavuga ngo batoranye umwana w'intama, cyari igicucu cya Pasika cya Kristo. Bari mu butayu, ya nzoka yamanitswe ku musaraba, burya yari Kristo washushanywaga. Ubwo bajyaga gutata igihugu, ya malaya bahishe, bagiye kugera bago ntago twagusiga, reka tugusigire isezerano. Ubwo uzumva twinjiye muri iki gihugu uzamanika agatambaro gatukura. Urya yari Kristo waruhishwe mu masezerano. Igihe kigeze Kristo araza, aremera ajya ku musaraba, aremera arabambwa, aremera aterwa icumu mu rubavu, aremera aterwa imisumari. Muri gahunda imisumari yari 3. Hari abashyiraho komantere ngo mw'abafundi barawuriye. Bababeshya, abafundi bazarya sima barya n'imisumari, namwe nimukabarenganya. Gahunda imisumari yari 3, ivuga ubutatu butagatifu: Imana Data, Mwana, Mwuka Wera, umubare 3 w'Imana. Hano hagombaga kujyamo umwe, hano hakajyamo umwe. Hari icyo bivuga. Burya umwe niwe wagombaga kujya mu maguru abiri. Hari icyo bivuga. Ibyabaye kuri uriya musaraba byose ntago ari impanuka, byari bifite icyo bishushanya, byari bifite icyo bivuga. Kuri weho nanjye akaguru kamwe kavugaga imiryango 12 ya Isirayeli, kandi kaguru kavuga abanyamahanga. Ubwo bayihuzaga, ari amaguru bayahuzaga, bagakubita umusimari, byaravugaga ari Isirayeli. Imiryango 12 n'abanyamahanga bahindutse umwe kubw'imibabaro y'umwami wacu Yesu Kristo. Ngiyo Pasika. Ntago byari impanuka. Terwa icumu mu rubavu, Sabato yari igiye kwinjiramo, kandi byari ngombwa ngo babahorahoze bapfe, bamanuke babamanure ku misaraba.
isabato igiye kwikubitamo batarashira mu mwuka ngo bazanaga ubuhiri bagakubita mu mavi, ariko bye byaranditswe ko nta gufwa rye rizameneka. Igihe bahondaga ku mavi igisambo cya mbere bakubise ku cya kabiri, ngo bageze kuri Yesu basanga byarangiye. Amagambo 7 yavugiye ku musaraba ntayo niriwe mvuga. Inkiko 7, ijoro rimwe yanyuze imbere y'abacamanza inshuro 7 bamuburanya bamuburaho icyaha, ariko byari byaranditswe. Ubushize niba ari Frank wabivuze kankuza ahantu ngo guca mu nda ya Mariya ngo ntago byari ngo yari inzira, ngo yari arimo agana igorogota. Karamfashije. Haleluya, haleluya. Mbabwiye ku icyatumye ataza nk'Imana nabyo ari kubikora, akahita amanuka direct tukamubona tarasa akanaducungura. Yari kubikora rwose kandi tukamuyoboka tukagira gute, ariko byari ngombwa ngo ace mu nda atwitwe, kuko yaje ari umucunguzi. Kandi umucunguzi mu Isiraheli, mbibutse umucunguzi uwo ari we, iyo hari imbata, yari igihe cyageraga akabaho umwaka wa Yubile bakavuza amakondera. Imbata naba ari gukora ubucakara mu ngo z'abantu, iyo bavuzaga ari amakondera baravuga ngo uyu ni umwaka wa Yubile, kimbohe n'abari gukora ubucakara. N'imbata mwese musubire mu miryango yanyu. Iyi imbata yavaga iwabo ibyihunze, umwaka wa Yubile wagera bavuze ari amakondera, ibyo yahunze iwabo bikiriyo, yahitagamo kuguma muri urwo rugo kandi akayitaba imbata y'iteka ryose, kuko igihe cyo gucungurwa batagize gute, atacunguwe. Muri kunkurikira neza, atacunguwe. Andi mahirwe yari asigaranye nuko habonekaga mwene wabo abugufi bafitanye isano, niwe wamucunguraga. Kandi nawe akaza yujuje ibintu bibiri: icya mbere kuba ari mwene wabo abugufi, icya kabiri ikiguzi ari bwake nk'ingurane akemera kugitanga kandi atavuye aho ngaho ako kanya. Yesu rero byari ngombwa ngo ace mu nda avuke nk'uko natwe twavutse, kugira ngo abe mwene wacu wa bugufi. Kandi ikiguzi cyose yagombaga kugitanga, kwari ku misaraba. Mundamwibutsa mu gashyamba i Getsemani ari gusenga, gabonye iyo mibabaro, yari yambaye umubiri nk'uwo wambaye. Bivuga ibyaba byiza nuko iki gikombe cyandenga. Akivuga gutya agira ishurirwa. Abageze muri 2010, muri 2003 ababonye Teujeni Nyabugogo, ndi Marine mfite ibirasta, nararangiye. Ni narahinduye ingendo uko mbyumva. Iyo wacomye tufata bausi yawe. Noneho aranyitegereza aho ari mu gacamba i Getsemani. Ndimo nabyumva neza. Nawe akubona uri kubyina zakumennye, ndavuga inzaho na za mitsingi na zari akureba akubona mu mwoko yaragusekuye. Ndiko nkurikira neza, arakureba abona uri gutikura umudamu wawe. Twese rega araturebye ari mu gashyamba i Getsemani. Arareba abona Pawulo uyu nguyu twasomye, nawe aramubona. Ngahita mubona i Korinto ari kubwiriza, ngamubona Efeso ari kubwiriza, ngamubona Kigalatiya ari kubyara amatorero. Ngarabikurura, aravuga ati none reka nemere iki kiguzi ngitange. Mbonye ari bene wacu, mbonye ari abana banjye. Ngavuga ijambo rikomeye, aravuga ngo mwami, bibuka ushaka nibibuka nshaka. Ikiguzi aba yemeye kugitanga, natwe tuba turacunga. Ubwo babakubitaga ngo imiri ku maguru, bageze kuri Yesu babona ngo baci. Bundi gahunda kwari kwita bakata bakigendera, bakavuga ngo ibyo byarangiye nta kindi tukimara hano. Ngo ariko byari byaranditswe ko itorero rigomba kuvuka.
umusirikare abikora gutyo bigeze batabimutumye ngafata icumu ngapfa kurifata ngarisekura hano mu rubavu njya nibaza kuki atarisekuye mu jisho cyangwa kubite ku mutima agasekura mu rubavu. Hari icyo byavugaga. Adamu wa mbere umudamu we yavuye mu rubavu. Adamu wa kabiri ari we Kristo. Itorero ari ryo sheri we ryagombaga kuva hehe mu rubavu. Ntabwo byari impanuka uriya musirikare atera icumu mu rubavu ngo kandi amaze kurimutera ngo havamo amazi avanze n'amaraso. Aya mazi avanze n'amaraso nabyo ntabwo muri mwe abize ubuganga habanza amaraso yakama hakabona kuza amazi ngo ariko bivamo byombi bivanze. Icyo byavugaga amaraso yavugaga imiryango 12 ya Isiraheli bacungurwaga n'ibitambo. Amazi akavuga abanyamahanga weho nanjye. Kuvamo bivanze byaravuga ngo itorero abazanyemera baba b'Isiraheli baba abanyamahanga baba bize baba batarize baba abashoferi baba abayede baba abakanishi baba abayaya baba n'abajyama baba we n'abajyama we baba n'abajyama bose mbacunguje isezerano rikomeye. Pawulo igihe kiragera aravuka. Vuka muri uru rukundo Kristo yadukunze nawe aravuka bumwana nkuko natwe twabaye abana. Ndavuga mu buryo bw'umwuka. Ngabanza kuba umwana akavuga nk'umwana agatekereza nk'umwana ngagakora n'iby'ubwana bwose. Ngarika maze ndanezerewe. Iyo mvuze ku mwana mpita ntekereza umwana nase. Umwana nongeye gufashwa birenze kuri uyu duheruka kubyara. Uzi ko iyo umwana avutse nkurabure we utara ukiri umureka ndebe Frank numara kumushyira mu mago urabyumva nyine wamugejeje ukabona byatunganye uzatangira ushaka izina. Ubasigaye avuka uyita umuhereza izina rye. Ntabwo warubizi ubu dusigaye tuva kwa muganga izina ryagezemo muri mashini kare na kode iherekejwe n'izina azakoreraho ikizamini cya leta. Nta mikino. Umuntu asigaye ava kwa muganga umutungo we bwite ufite. Mbatangarize ko izina niryo mutungo w'umuntu bwite. Franga arashira diplome yarigeze itagaciro byose bikarangira ariko izina urarivukana kwa muganga bahita bari gukubita ukarikambakambana ukarimerana amenyo bakakuririmbira dede bavuga ati niyo bakwita petite ariko riba rihari. Ukaryigana garidiyeni ukarikorana icya leta ukaryinjirana muri sogonderi ukarikorana ubukwe izina ryawe rigihari nubwo Imana yakwita Dawidi cyangwa ariko murabyibutse periode yigeze itambuka abantu bakajya bipresenta bakongeraho ngo nandi Imana yabise. Murabyibutse ngo nitwa Filipo Karori irindi Imana yanyise Ezekiel. Iyo periode ntago muyibuka mushobora yibuka umuntu akipresenta kongeraho irindi Imana yagize gute yamwise kandi tukajya ducunga amazina afite amateka meza. Ntawe Imana yigeze yitana niyo reka bose bavuga ngo nitwa Dawidi irindi Imana. Nongeye narahageraga rero nkashaka iryo mvuga barekaze nzajya nipresenta mbure kongeraho irindi Imana yanyise nkahita bati rero nitwa Nashiti Theogene irindi abantu banziho ni muhwere w'Imana. Umva nakazina keza ka muhwere wahwerereye mu masengesho gahwere k'Imana kahe mbonye Izayi. Izayi ubutaha uzaze
utaje gukamera uje kuririmba uriya muramuzi amaraso ya Yesu yagize umumaro ndayibagiwe kandi ubuzima ndayumva ariko uriya twarababaranye inzara yaramwishe ahinduka umuhondo wari bwabona umuntu w'igikari inzara yishe umuntu w'igikari inzara yishe bakameramani uwo muntu mwegeranye yari yarakuyeho ariko avi wabi Cyangugu Imana yaravuze ngo abanyacyangugu ngo bazi Imana yavuze none umujyi yarawufashe twarakubiswe rero Imana ibaho umugisha Imana ikeneye ko dukura kuko yatubyaje ibise bikomeye ntabwo yatureze bije kandi yaduhaye umutungo bwite twitwa abana b'Imana yarawuduhaye umutungo wacu bwite ubu umushomeri witwa umwana w'Imana ariko haleluya ubashwishambi wote witwa umwana w'Imana ubu uri umunyonzi witwa umwana w'Imana nushaka gukora amasuku muri biro kandi warize witwa umwana w'Imana komera Imana amashishimire ko yaguhaye umutungo wawe mu bintu biranga umwana wakuze ijambo rya mbere umwana wakuze arihangana mu bimenyetso biranga umwana wakuze nuko uyu mwana ahorana kwihangana ko data ntabwo yatureje baze hari igihe abandi baryaga twe tukabura kugira ngo atwigishe kwihangana hari igihe abandi babaga bambaye twe tukambara ubusa atatwanze kugira ngo atwigishe kugira guteka ariko nawe ishyiremo abandi hariho umwana uvuka akarinda arangiza adasengeye minerivare adasengeye iki adasengeye kurya umukati ahubwo akibaza impamvu mwebwe mutawuriye gute mutariye umukati mwana umwe yavuye mu cyaro azanye na mama we baje gusura famiye ngageze mu rugo ahasanga kandi kana bangana kamukubise amaso ati uraje mama araguha ibiryo mama araguha ibiryo ndakavuga ati ahubwo ko bitaraza mu mutima ndabona kamukanze nyina nawe turabiryaye ati mama araguha ibiryo nawe uraje buretse ariko ndushaka ube waba uraye ufite umutungo wawe bwite kuri umwana jambo rya mbere birasabwa ko wihangana ugira gute wihangana iri jambo kurivuga no kuryigisha biroroha ariko kubishyira mu bikorwa ijambo ryitwa kwihangana kurishyira mu bikorwa kuko wihangana ari uko haje ibisabwa ko wihangana muri abo basore mfite harimo wanajyanye ku ishuri ambera gashya kandi mukuye ku muhanda mugejejeho umwana wa mbere ahita murusha amanota 20 umukurikiye kandi yari amaze imyaka 2 atiga ndavuga ati iki kigo ntago ari icyanjye ngomba kujya kwiga i Kigali hase ndabwira viye gute ngo anjyane i Kigali gusa nena mushakiye ikigo cyiza arangije ahita afungana umutwe n'abari ahita yigira umusazi ngo baramuroga ngo kuko ari umuhanga teri imigeri neno akajya yiporogaramu agasohoka ngo bakamusanga ngo muri jaride ngo amagini yamusohokanye ngo yamujyanye muri jaride undi agaporogaramu agakwepa ikigo akagenda ameze nk'uko abantu ukagera nk'ikabuga ariko reka nabo nabaze muri akagenda n'amaguru akava nk'ahangaha akagera kwamagana numbaze kuntu bahambwiraga akagenda akinyuza nk'imbere yagiye yambaye imyenda y'ishuri mbese akinyuza nk'imbere ya daso yamona turajya hesha ubwo akamufata bagashakisha ikigo baramamagangirega umuhungu we yarasaze ngo n'umuzamukane
ndagenda nzamukana nyine umusazi mugeza mu rugo. Madamu rero akunda abo basore, arasenga tibikana ijini likubite litwika lishwanyaguze likunkumure. Nena twaba turi nko kurya, amaze kurya kandi agacunga amaze kurya, twaba turi nko muri se turi kureba amakuru tukuva munsi y'inzu ati vato hasi akabayihonza ati rya jini riramufashe. Abasore banje bamaze kurya umuceri rero kagenda bakayita baterura umwe akaguru hari undi kandi hari akoko bakayita bazana ijini mu nzu kabisa bakajyana mu cyumba. Madamu hamwe n'uriya mutantine nabo n'abakozi Imana bagatwika ijini bagashiririza bakaripepuza bakaritesiniya. Ngakomeza nkirebera amakuru ijini rihonda umuntu hasi ntasaduka umunwa mushumba. Iryo jini ribahehe rimanura umuntu muri pozisiyo neza akiceka hasi ijisho nirimeneke ribahehe. Haburi cyumweru kimwe ngo ibizamini bitangire twicaye muri salati papa ati natiza subiza ku ishuri mubita mu modoka mpindura vitesse mugeza ku ishuri. Aragenda abo wa mbere nanone afite ikintu kimbabaza, afite ubwenge karemano, ntago ari ubwo yiga, ntago yiga ibi byo kwa wasoma amaserabisi. Afashe telefoni yawe ntago nimero zandika agira atya akaba ari kuzisikana warasikana. Ubwo aho uyimwamburiye abatwaye nka nimero 400 bundi akabahamagara allo bundi agakina dira. Ariko bana we iri jambo ryitwa kwihangana kurivuga biroroshye, kuriteramo amakorasi, kuriramyamo biroroshye, ariko Imana iduteze intambwe dukure tubashe kwihangana. Mwaka urangiza abona ko iyo dira yo kwigira umusazi yanze gukora. Undi mwaka basubiyeyo, agezeyo mu minsi 3 y'iporogaramu abikirage baravuza centre de santé aho ku kigo batera urushinge aremera ararurya kabisa. Babaramamagatira no ijini ryahinduye tekinike uburyo igize ikirage. Nongera natse imodoka mfatira. None se basezerera umwana arwaye umubyeyi atagiye kumutora. Natse imodoka. Rero ngiye kumuzana mbona zamukanye mare zamukana matora n'indobo hamwe barara bahita ngo ikirarya muri dole. Ni muri dole twari mbona arabizamukanya bipakiye mu ivatiri. Ndavuga ati dire yirakoze kabisa, arabona ko ikoze rwose atazagaruka hano. Era nanjye mwana ndi umwana w'imihanda we nje ndakureba gutya nkagufotora kanuni zose mba nzizi. Nindura vitesi nza niyumvira utugoma ukuntu ngeze kwa Haji ndaparika ndagenda ndamugurira ajya mbona arashikura na morali atirijini kabisa ko mbona rifite petira shikura kandi ni kiraji neno n'umufana wa Liverpool bya hatari. Liverpool yari iri mukina sinzi numbaze n'indi kipe mba nkubise kuri Tradis niko bayitalia yara uzikuntu bavuga umupira neza. Yani cyajya kujya mu yajya kuvuga akatebuka kari ikiragi ngahindura vitesse riturira bati ndagufite tu turi kumanuka hariya ku Kamonyi. Nitamubwira ati rero mana aho nagukuye urahazi ubu tugiye kugeraho mu mitengo usubizayo kuko ndabona ishuri ryanze kandi nakuzanye kugira ngo wige urende tangusubizayo. Mitamfata telefone mamagara mu rugo. Abana ntago bari mu rugo, ndabwira bari mu rugo mufata amafaranga mufata abana mu bajyane bagiye gutembera. Sinshaka ko abana banje babona uyu mujyama wigize ikiragi nabo batazajya babyikora baragiye ku ishuri bari kuryanga. Abana bibaye seri.
ahita nyaka telefone ngo ni nyuma ndayimuha, ahita ajya muri message ngo papa ngo sengera ndahita nkira. Arayima ndayisoma bati ntago ngusengera kira. Nindura vitesi ndajya muhanda mbangeze home mparika munsi yo mu rugo. Tanonye ndama abana ba mwabajyanye tuwe ariko nababwiye ngo musohora abana narakaye. Musohora abana mu bajyane sinshaka wabona uyu muswi mujinga sinshaka wamubona. Aje akomagarara hana bireba neza ko babasohokanye babajyanye koko. Habona ibintu ni seri. Batugeze mu rugo mitamubwira abo batipe banje. Ati mukuremo ino matora, mukuremo n'iyi mare, mukuremo n'iyi ndobo, musigira ibaga n'amakaye n'imyenda. Ati imyenda uzabihindura n'amakaye, subira mu modoka ndamwaga isererana n'ibyumba yo namukuye ngo musubizayo mugejejeyo. Hari undi mukecuru ari umucunyi ati amaye umwana muzima mujyana ku ishuri none yigize ikiragi ndamukugaruriye kandi wirwarize n'umuzigo wawe. Abana ni seri anyaka telefone ngo yandike tamubwira ati rega vuga. Ahita nsubiza ngo daddy mbabarira. Imana ikeneye ko dukora. Reka nkubaze mbere yuko nkomeza mama papa wa mubyeyi we wamugaruri wawe ariko ubu njye aracyari mu rugo. N'ejo bundi azasubira ku ishuri. Kwihangana shimira na madamu Imana yampaye ufite umutima wo kwihangana. Namugejeje mu rugo abo bakoboyi bamubonye bari ku budadi wamuduhaye kabisa agasina ngo buri muntu amukubita ngo ni senkana ati Babylon ku kiwanja ibuduye tubudye tinajyaga ndaramutana nari muzima mana ati mumureke mwige kwihangana ubari kumwe nabo mu nzu. Ijambo rya kabiri ni ukunyurwa. Kugira gute? Kunyurwa. Imana ikeneye ko dukura tukihangana kandi tukanyurwa. N'ingaruka nzigishira ijambo ryitwa kunyurwa ubundi dusenga Imana. Pawulo aravuga ngo nyiri umwana navugaga nk'abana nkatekereza nk'abana nkibwira nk'abana ngo ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Reka nkwibutse ugikizwa warapfukamaga ukavuga ati Imana ndashaka y'inzu ahubwo ukabona isiguhana n'igitenge ay'inzu n'igitenge maze Imana ndashaka kawunge kakazana n'umuceri none ubusigaye usenga n'amavaga kobo kukagira ngo barayirase muri jenoside. Ikeneye kukuru kava mu by'ubwana. Imana idukuze mu izina rya Yesu. Imana ibamera umugisha mwinshi. Amen.